witwa nde uri hano mu rwego nitwa Ikimaro Zete ndi mu karere ka Rubavu nuye mu karere ka Rubavu naje gushyigikira umukandida wacu wa FPR Inkotanyi kuko FPR mba mu maraso ni ibintu byanjye Kagame Paul ndamukunda yahaye abagore ijambo ahagarika jenoside naje nahangaha rero kugira ngo nanjye mushyigikire nk'umugore yadukuye mu gikari itekereze ku ubushobozi ukoresha ubwirwa kugizenguruka ubitekereza wiki ubushobozi nabukoresheje mu gihugu hose n'ubundi kuko namwamamaje mu gihugu hose turara 30 narasurangije nabaga mfite akaradiyo kari indirimbo za FPR ngo ubushobozi intore niga gishaka ibisubizo nabwishatsemo mu rwego rwo gushyigikira Kagame Paul kubera ko yadukuye habi watoye Kagame uburiki tora Kagame Paul nanjye mutore niwe dukesha byose hanyuma kuki wahisemo kuzambaye gutya nk'abageni uyu ni umunsi wa finale wo kwamamaza Kagame Paul nawe nasezeranye na FPR kuzatandukanywa n'urupfu nuko nyine naje nambariye FPR Inkotanyi yego komeza umugeni tubwire utore cyane